Abantu benshi burya buri munsi bararota, abandi nabo bibwira ko batarota ariko mu by'ukuri sibyo. Hari uvuga uti ntabwo njya ndota, ndaryama nkashiduka mbyutse. Oya, nawe urarota. Bararota ahubwo bakabyibagirwa. Ariko se nubwo biri uko ushobora kwibaza uti ese ubundi inzozi hari igisobanuro kinini zifite? Abantu bamwe bizera ko inzozi ari bumwe mu buryo tuboneramo ubutumwa bwerekeye n'ubuzima bwacu, ariko bukaba ari uburyo bwihariye bukora ari uko dusinziriye. Kuko bizera ko iyo dusinziriye burya umuntu aba atuje, yiteguye kwakira ndetse no agasobanukirwa. Cyakora hari n'abandi bahanga bemeza ko inzozi nta bintu bikomeye bidasanzwe, ahubwo nyinshi zituruka ku bintu tubamo umunsi ku wundi, bityo bikagaruka mu ntekerezo zacu turyamye. Aribyo bya bindi bavuga bati umuntu arota ibyo yiriwemo. Ariko nanone igihari ni kimwe, rimwe na rimwe koko ubwonko bwacu hari igihe bugarura ibyo twiriwemo cyangwa ibyo tumazemo iminsi. Ariko nanone hari igihe mu nzozi haziramo ubutumwa kuko hari ibiza ntumenye n'impamvu yabyo, kuko uba utarigeze ubitekerezaho n'umunsi n'umwe. Bamwe bemeza ko aribwo buryo bwo kwibona mu mpande zose tutabasha kubona mu buzima busanzwe. Ariko se kuba umuntu yarota umuntu utakiriho byo bisobanuye iki? Hari benshi bibaho. Hari abantu benshi bagiye batanga ubuhamya, bagiye barota ba se, ba nyina bapfuye, yewe hanashize igihe kinini cyane. Hari n'uwo twigeze kuganira ambwira ko yigeze kubona se mu nzozi amubwira guhunga kuko hari icyago cyari kigiye gutera, kandi koko ngo hashize igihe agace bari batuyemo karaterwa. Urumva rero uwo muntu ntabwo wamwumvisha ko ubwo butari ubutumwa yahawe na se. Ariko se dukomeje kuri iki kibazo, kurota umuntu utakiriho byo bisobanuye iki? Izi nzozi benshi bazigereranya n'uko umuntu aba atangiye kwiyakira cyangwa se kwakira koko uwo muntu atakiriho. Urubuga Healthline ruvuga ko naho bihurira n'uwapfuye cyangwa se roho ye, benshi bakeka ko iba yagarutse kudusura. Bavuga ko kurota uwapfuye ari inzozi zigarukira umuntu, ariko bakemeza ko mwene izo nzozi zinakunda kubaho cyane iyo umuntu yimukiye ahantu hashya cyangwa se yatangiye kugira umubano n'abantu bashya. Ibi nabyo bikunda kugaruka mu nzozi. Muri rusange rero kurota umuntu utakiriho ntibikwiriye kugutera ubwoba na gato, ndetse nta gisobanuro kinini bifite, ahubwo abahanga babigereranya n'uko ubwonko buba buri gushyira ibintu ku murongo mu gihe dusinziriye, noneho bikamera nk'aho bugeze ahabitse ibyahise. Urakoze gukurikira.